weho mubwira uti ntago iki kinyabiziga wongera kugikura haza umuntu ufite uburenganzira bw'iki kinyabiziga ufite ibyangombwa mu magambo make noneho ari ujyana icyo kinyabiziga hanyuma weho ujya gushaka perimi aho kugira ngo bagufunge icyumweru n'icyisho utari mu kazi ni ukuvuga ngo bagufunga icyumweru ubaye uhahira nk'abana urumva abana icyo cyumweru barya iki arahuza na Marimakire aravuga ati batwara ikinyabiziga cyangwa se batwara umuntu cyangwa se bagusha amafaranga mo kimwe igihano kimwe ku bihano bitatu ikosa rimwe ku gihano kimwe Dodos yarahagaze ku ruhande ruvuga ngo Dodos yaravuze ngo umuntu uri gukora content zo kubomora uko bivuga niko yabivuze akora content zo kubomora akora content zo kuvuga ngo yaguze indaya ngo ngaho mu migina ngo ngaho Sodoma ngo uwo muntu niwe ngo uvuga ibintu bidafite indangagaciro ngo udafite identite nimwe igaragaza y'ibintu bizima utari umuntu wavuga ngo ibintu akora bijyana mu murongo runaka bitebye byo kwa ngo numvishe Nzovu numva ari igitekerezo runaka yatanze ngo nyine uvuga ibintu nyine biri no sense niye wagakwiye kuba ari gufata ikipe y'igihugu ihagarariye u Rwanda muri rusange natwe twese turimo akaba ari uri ku ruhembe none se Dodos yifuza ko Senateri Evode ari uje kuvuga ati Amavubi azakina ku wa gatanu Dodos yifuza ko Minister utuma twishima nawe yanabikora kameme wowe ngo tumwihorere hari abaminisitiri babazwe ko baba mu bintu by'imibare byunyine byitanga iby'ubwenge kuko minisitiri tuba twishima honorable n'ubundi ba mu bintu by'imyidagaduro bakumva nta cyabaye n'ubusanzwe oya reka nkubwize ukuri niba ushaka mu mupira utavangiye ukumva aho byapfiriye ukumva aho byakiriye ukumva ko yagenze reka amatwi BND yego niba ushaka kumva amakuru yitwa siporo ariko atagize ahantu ahuriye na siporo umva SKFM Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza mwese aho muri mu mande zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda abari ku mugabane w'Iburayi abari muri Afrika yose ndetse na Australia mwese tubahaye ikaze nge nitwa Atiote ngarukanye na Sharomi Mupagasi Sharomi nguhaye ikaze urakoze bwana Tiote kumpa ikaze ndaryakiranye amaboko yombi kabisa yego uyu munsi nagira ngo tuze gukubita tubangura dukora iminota myiza kandi ikeye fresh irimo amakuru agiye atandukanye ku buryo turibuze kugera ku musozo ari cya kiganiro buri wese yawe kumva yishimiye kucyumva kirimo ubuhanga bumwe bajya bakubwira ku buryo nahoze mbona muri comment aho ati Sharomi none uranyemeje no muhanga pe sinzi uwo muntu akane yumvisha agahita avuga ati ko kuri umuhanga muri comment akavuga ati Mupagasi n'umuhanga ati rwose noneho ndakwemeye ngiye kujya mura numva ibigano byawe uri umuhanga wakwigira epfo kabone ni comment ati kigorye ntabwe bibona kabisa opinion z'abantu buri wese afite amaso afite n'amatwi bwite ubwonko bwe bwite hari igihe ugusha ku ngingo yashakaga hari igihe uvuga ibintu akavuga ati noneho tugiye kujya tujyana numva najyaga nkupinga ariko ndakwemeye kimwe nuko aravuga ati najyaga nkwemera ariko noneho noneho ndagira ngo uyu munsi tugerageze byibuze dukoreshe ubwonko dufite dukoreshe ubwenge pe none na wa muntu wavugaga ngo ntabwo wenda tureko tubona abandi babiri dukonfirima ntabwo nshinzwe gupima ubwonko bw'abantu ngo bungana buti twebwe turaganira buri wese agakuramo ibye agakuramo ibyo aguye kumva agakwiramo ibyo akwiye gukuramo kuvuga ko ari iby'ubwenge ni uko yabyumvise kuvuga ko ari iby'ubuswa ni uko yabyumvise twe turaganira nta kindi kandi tugatanga tout de maximum iyo tugomba gutanga niyo mpamvu rero nta muntu n'umwe nzingingira kunyumva nta n'uwo nzabuza kunyumva nta n'uwo nzahatira kunyumva nta n'uwo nzirukana kunyumva umuntu uzumva ko bikwiriye ko kadukurikira hano kuri Dip TV Rwanda umuntu bikwiriye kazankurikira n'ahandi hose ngenda ntanga ibiganiro yenda banyifashishije uwo muntu rwose akumva ko bikwiriye turi kuri kandi inshuti yanjye ndamukunda cyane nkuko nababa nkunze rero ahubwo wowe niba hari ingingo wateguye reka tuzirukankemo buri wese akure ibyo ashwiye kumva kuko ntawe ukundwa na bose nta n'uwangwa na bose yego ndagira ngo uyu munsi tuze kureba ngo ni ekipe y'igihugu izakina ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu Amavubi izakina ku munsi w'ejo yakira Benin amahirwe yo gutsinda arahari ariko nayo gutsindwa arahari nayo kunganya yose arahari birangana
ariko si ibyo ngiye kuza kurira cyangwa tujye ngo mu kibuga ngo turebe ngo uko bimeze, bimwe ujye umbwira ngo 11 ngo Adele Murushe ngo ashobora ngo gushyiramo, sibo nkeneye. Ahubwo ndashaka kugira ngo turebe koko ngo Amavubi umukino wayo, imitegurire yawo, uburyo utegurwamo, uburyo babinengamo, uburyo abanyamakuru runaka bakritika ngo aba bantu ntibagakwiye kuba bari muri ibi. Kandi mu by'ukuri warebe influence z'abo bantu bari kubivugana bukabona ntabwo ari abantu bakaye bavugana bo rikijyana kuryo yakurura abafana barenga 100, sibyo? Uyu munsi wa none ndeka wenda nkotinga umunyamakuru Dodos wo kuri radio Umwezi, abenshi bajya bavuga ngo SKFM nani radio yose turakurikira pe. Igihe umuntu yavuze ikintu cyose twumva kiri mu bwenge tuba tucyumva, kandi koko twaga dutirika natwe tuze turebe ngo abakunzi ba DPTV Rwanda bo baragifata gute. Uwitwa Nzovu ni umwe mu bagaragaye bari kwamamaza cyangwa se gukora mobilisation y'abafana ku kibuga. Siwe wenyine, hari abitwa Baseburikoko babikoze ubushize, hari abitwa Burikana ba Buringuni, aba ba influencer batangaza ibintu binyuranye na sport, basanzwe bakora ibintu binyuranye na sport. Ugasanga none nibo bari kubikora kurenza abantu baba muri sport rusange. Nkibaza ngo Nzovu yarakwiye ko ari we wamamaza equipe y'igihugu y'u Rwanda. Ukavuga se ko waravuze Dodos, ariko sinzi Dodos aho yarahagaze. Dodos yarahagaze ku ruhande ruvuga ngo Dodos yaravuze ngo umuntu uri gukora content zo kubomora, uko bivuga niko yabivuze. Akora content zo kubomora, akora content zo kuvuga ngo yaguze indaya, ngo ngaho mu Migina, ngo ngaho Sodoma, ngo uwo muntu niwe ngo uvuga ibintu bidafite indangagaciro, ngo udafite identite nimwe igaragaza y'ibintu bizima, utari umuntu wavuga ngo ibintu akora bijyana mu murongo runaka. Bitebye byo kwa ngo numvishe Nzovu, numva ari igitekerezo runaka yatanze, ngo nyine uvuga ibintu nyine biri no sense. Niye wagakwiye kuba ari gufata ikipe y'igihugu ihagarariye u Rwanda muri rusange, natwe twese turimo, akaba ari uri ku ruhembe. None se Dodos yifuza ko Senateri Evode ari uje kuvuga ati Amavubi azakina ku wa 5, kuko ari umunyabwenge nyine, umunyabwenge. Senateri Evode ati Banyarwanda banyene kwa nakazi, Amavubi azakina ku wa 5. Dodos yifuza ko Minister utuma twishima, nawe yanabikora kameme. Wowe ngo tumwihorere. Hari abaminisitiri babazwe ko baba mu bintu by'imibare by'unyine byitanga iby'ubwenge, kuko minisitiri tuba twishima honorable n'ubundi ba mu bintu by'imyidagaduro bakumva nta cyabaye n'ubusanzwe. Ibintu by'ubuhanzi n'umupira birajyana. Ndavuga mu minisitiri ndaba nka minisitiri wa finance, minisitiri ukomeye mu bintu by'imibare, umuyobozi yenda w'izi banke zikomeye zisaba imibare nyine batikana kari umunyabwenge. Dodos yifuza ko ari umuntu ujya kuvuga ati none mushyiraho umuntu w'umunyabwenge uvuga ibintu bizima, abari kutubwira iby'umupira. Nk'umuntu wanamugani wumva ko ataba ari gusebya igihugu cyane. None hari n'abantu babasaga bazi kuvuga igihugu neza mu magambo akomeye cyane, ba Cyusa Ibrahim na Baruti Joel bavuga bati igihugu cyageze gukira cyaduhaye ibi n'ingibi, mu kitangire mu magambo nyine. Ndashaka kuvuga amagambo y'Ikinyarwanda atsitse nyine, ari mu ubwenge, kuko Dodos yahamya ko Nzovu umuntu uvuga amagambo y'amateshwa adakwiye guhamagarira abantu kuza ku kibuga. Icyo nshaka kuvuga ni kirotewe, nubwo bavuga bati igihugu cyaduhaye ibi n'ibi, bashaka kuvuga neza, bavuga nyine igihugu. Sinzi niba inkurikira neza Masambi Ntore. Yego Masambi Ntore. Masambi Ntore musubiza cyane, Masamba turamukunda cyane. Umva ko amagambo bavuga nyine ibintu byo kwimana igihugu, ibintu by'Ikinyarwanda gitsitse, bya traditionnel nyine, amagambo ikiboneza mvugo neza rwose. Abari we uvuga Amavubi ntabyo nzi. Intego y'umuyobozi wa Ferwafa, intego ya Minisport nuko abantu bitabira kuza kuri stade. Ntagire unyumva nabi, amagambo yose nkoresha ntagire unyumva nabi. N'urugero natangaga. Muze ku kibuga duhashye Bene, umurindi w'umufana uze duhashye, dushyigikira Amavubi atsinde. Nitwitaye ku muntu wazanye abantu ku kibuga. Nzovu ni umwe mu bantu bafite abafana benshi cyane. Iyo ugiye gutanga akazi nka kare cyangwa se guca ku muntu nk'uriya kugira ngo agufashe, rega Nzovu yashobora no kubyanga, ni ukudufasha. Ahubwo bano bajama ngereka nkubwire, bano batipe no kwataza agaciro kawo, kuko noneho ahubwo ushobora gusanga n'ibi bintu yakoze yabikoreye ubuntu. Sibyo? Nibyo bya Nzovu yabikoreye tike, bakamuhereza jezi y'Amavubi. Akira tike wambare gwe na jezi n'agafanta, nta giciro bashyizeho. Ari ariko abajama baravunika barakoze. Ahubwo twibaze ngo Dodos tuzi
twakurikiye kera Dodos iratangiye kumwumva ku maradiyo nkiri umwana pe. Dodos ufite influence ingana gute? Byibuze niyo platform ufite. Wikwirushye. Dodos wo ku mwezi. Izina rye ryaramanutse. Nibura wavuga Dodos wo kuri Radio 1. Kuri Radio 1. Dodos wo kuri Radio 1. Niwe nibura ko Dodos wakubitaga hasi rwose pe. Wakubitaga rimbura shwanyaguye. Ariko Dodos aho kugira ngo mpakazi Dodos ngajya amamaza Amavubi nta kubeshya. Naga Hanzovu kubera ko abafana ba Nzovu ni benshi benshi bamukurikira. Ntihabura mu bakeya ayefuri wasa bakaza ku kibuga. Kandi ikintu cya kabiri iyo bari bakabihaye Dodos nundi wese ufite umunyabwenge uzi kubivuga neza. Ntago twari kubidiskitaho ngo noneho n'abantu togiye bongeye banabikurikira ko hari match y'Amavubi. Ubu ngubu kubera ko babihaye Nzovu je mu byukuri nakubeshya kigikiye ko abantu ba mu bintu ari bo babisobanukiwe n'abo byamamaza. Kubera ko na Nzovu impamvu ngiye kigikiye ko Nzovu yagomba kubihabwa si ikindi nuko Nzovu burya ni umukurikira mu biganiro bye wumva ko ari umwanalist. Wari wamukurikira yanariza kuri Rayon Sport n'andi makipe. Oya Nzovu akurikira Sport pe. Ejo ndi baramubashije ngo ari Rayon Sport na APR ngo bibaye ngombwa yuko ngufana nyine bakakubwira ngo ufana APR ngo ugiye gupfa ngo napfa kugira ngo mfana APR. Cyakoga ngo umwana wawe si analize sizo ngizo mvuga. Haranalize avuga ati Rayon yatwaye ibikombe 5 iheruka igikombe cy'amahoro ku mu president n'uyu ikipe nyina imikino rero gukina ntago uzareba ka video bamubajije kuri bya polisi agiye gukina na polisi. Wumva ukuntu yanarije avuga ati hari imikino tumaze migiye dukina iyo mikino ntago twayitsinze twitwaye neza amanota twabonye n'aya ngaya. Ukumva ko n'umunyamakuru n'umunalist uri kwanariza umupira nyamupira kuri pitch. Nubwo abanyamakuru banananiwe bahora mu matiko. Barananiwe. Abanyamakuru bari mu matiko. Abanyamakuru ubu ngubu kubera amatiko nta nubwo bitaye kuvuga ngo umukinnyi ari gukina test system umutoza akoresheje ni iyihe bigende gute. Hari amaradiyo ushobora gutega umwaka wose utarumva analize nk'iya Nzovu. Analize umupira batarimo barakubwira nyine umupira statistique nyine ibintu biteye agahinda binababaje. Umugani wawe nk'uko bivuze twajyaga twumva bavuga ngo match yahuje Rayon Sport na APR bikarangire biri kimwe akajyara agasesengura ati ku munota akangaye byagenze gutya na gutya bigenda gutya na gutya byarangiye uko umutoza yazize iki. Ariko aka kanya no kuvuga ngo bakimara kumva ko Rayon Sport yatsinzwe na polisi bo baraza buvuge ngo ibirega ni muvunyi nitadeyo reka mbivuge neruye. Ninshaka ntondeke n'amaradiyo n'uburyo tuyumvamo si ikibazo cyo ngibindi si ikibazo ntibagiye kuba ikibazo. Uramutse ushaka kumva amakuru y'umupira wera de umupira w'urubogobogo umupira statistique mu makipe mu Rwanda no hanze yayo ugomba kumva BNB cyane rwose byararangiye. Niba ushaka umupira utavangiye ariko se ubundi banamugani kuva twatangira ko rwavuga ngo tuvuga amatiko ko tutaravuga BNB. Oya reka nkubwize ukuri niba ushaka umupira utavangiye ukumva aho byapfiriye ukumva aho byakiriye ukumva ko yagenze reka amatwi BNB. Yego niba ushaka kumva amakuru yitwa siporo ariko atagize ahantu ahuriye na siporo umva SKFM. Amakuru ya siporo ariko adafite ahantu ahuriye na siporo rwose ni urukiko pe ndabyemeye. Urunyine mu rukiko wazana ibimenyetso bya Navayira n'ibyo bitabiho wopfa kuba uri kwirenganura gusa. Iyo umuntu bamureza abayirenganura yabeshya atabeshya ahantu ho kwiregurira ari ukwangana no kwirenganurira ni mu rukiko koko mu rukiko watsinda ufite iki ibimenyetso. Nushaka umupira w'ukuri imva BNB umva SKFM wangerega nakubwiye ko hano noneho nabyemereye. Uretse mbanze ngutondekere nushaka kumva amakuru wagira ngo ari mu ubwenge bwinshi ariko wasengura neza ukumva ntatande na SKFM umva Radio Rwanda. Muri siporo ntagira ujyana mu bindi biganiro muri siporo nyine bano basore ba Rugaju ba Lorenzo ba Ruvuyanga ba Korode ba Kwizigi nkunganireho gato amakuru arimo kwigengesera kuri buri muntu yirinda akora icyo bita self defense ashaka kujya mu itiko ariko akoyaho gati nibuka ahantu nkorera. Ni Radio Rwanda ni Radio Rwanda ni Radio Rwanda ndabyibutse nako ukumva agiye kuzamuka ariko agahita bakamurya nk'urwara. None si Uruvuyanga Uruvuyanga nago yavuze ngo hari abanyamakuru ndetse ngo hari abantu bameze nka zambwa nanjye ngo ntago ari imbwa ngo nkarya tungo ririnda urugo nako muri itungo ririnda urugo si iki simbwa se muri bife na rikari ntiyabivuze se
ibi byo muri APR n'iki byose ntiyabivuze none se urumva Radio Rwanda rero kuvugira ngo itungo rimaze gutya abantu ugereranya amatungo n'abantu nyine reka babwire ikintu gitangaje mupa avuga ibi bintu ntigeze mentioning umuntu uretse wumve avuga ibi bintu ntigeze avuga ngo ni runaka uretse wumve naramuka avuze ntavuye ngo ni runaka kandi tuzi ibibazo bye n'abandi bantu yaramaze igihe adakoresha izo ngero yaramaze igihe akorera mu murongo mwiza ariko kubera iyo beef yabyutse atangiye gukoresha amagambo akomeye ariko ibibazo bye uvuga ngo ninde bari kuvugana ko twavuze Rikari kenshi ko twavuze we na Kenisi twavuze na Karenze twavuze nabandi twavuze Ruvuyanga na Rikari ryari Ruvuyanga yipostingiye akantu kadafite ahantu gahuriye na Rikari ubundi jya kuri TikTok ujye kuri Instagram ujye ku account atandukanye ujye ku maradiyo ibyo bagenda baca ujye kuri za SKF bati kanaka yiyamye kana cyangwa se asubije kanaka ubwo so katabavuze izina kuki amusubije ahubwo abamusubije kubera iki ibyo bambwiye nyine ngo ni radio y'amatiku abwirwa besha kumva beneyo abwirwa besha kumva nyine abwirwa besha kumva beneyo n'icyo umunyarwanda yavuze ngo abwirwa besha kumva beneyo ushobora kuvuga ati tiyote umuntu uri aho ngaho w'ibyanwa w'ibisatsi w'ibikabutura ariko simvuga izina umuntu agahita avuga ati ni tiyote bavugaga urumva ugahita nawe witereka aho uvugira kavuga ati kanaka agahita avuga ati nabyumvise wivunika nabyumvise urumva aho ngaho iyo ni Radio Rwanda bavuga ati ajya kuvuga ikintu kugira ngo yisanzure avuge uko abyumva mu mutima we nuko bimeze n'agahinda afite mu mutima we n'umujinya ni Radio Rwanda agahita avuga ati nkorera Radio Rwanda reka mbyihorere icyo ni ikiganiro ushobora kumva ukacyumva kumva kirimo ubwenge bwinshi cyane ariko witonda wagicerenjura kumva kimeze nk'icyo SKFM ko nabo batangiye kwatakana apana amakuru ya siporo ako nta muntu wigeze bato nuramuka ushaka ikiganiro kitagize icyo kishe cyo kijije ni kiri mu matiku ariko amatiku yaje kirajyamo intego yayo si amatiku ariko amatiku yaje cyamo Fine FM kuri kw'Imana iyo biri ngombwa ko amatiku bayakora barayakora barinjira penetration bageramo iyo bavuga ati naga tugiye kwitiku Regis se wamurusha nago wamurusha yicaranye na Yemi ntushobora kubapika noneho baba batangiye kurakara baba bagiye gutangira kurakara ugasanga atitashizemo akantu k'ifutirira agahita baseka baba batangiye kuvuga ati tugiye kumanuka tugiye kuguruka Regis ni wamugarura bo ntago bagamije amatiku bagamije kwatakana ariko iyo ushatse kwataka muraguruka niho hantu bakwataka neza iyo ni ikiganiro kimeze nkaho kirimo hagati no hagati ntikiri mu mazi ngo kirokere ariko nikinareremba hejuru kirimo hagati nushaka kumva ikiganiro kirimo abantu rwose bavuga ibintu kumva biripire umupira barawugeraho amakuru ya breaking bamwe bashwanye mbese nyine urumva n'ikiganiro kirimo abasore bose bafite mentality imwe bavuga umupira neza ariko bakawuvangamo n'utundi tuntu dukeya two hanze y'ikibuga urukiko rwa Radio 10 ahubwo Radio 10 ntekereza ko yabi ya kabiri kuri BNB nyine ntabwo natondetse umwanya ku mwanya ndi kuvuga ibimenyetso urumva noneho rero niwifuza ko yenda wakwiyumvira amakuru ariko ukashyiramo n'udutwenge dukeya urashaka amakuru ya siporo ariko unaseka umva Isibo FM uriya se ariko n'agashyari kaba karimo icyo nkundira Isibo byo nka Mutangazagira avuga ibintu ukavuga ati kano n'agashyari aka n'agashyari kubera ko atari we bahisemo Mutangazagira na Faustin harya na Ndayisaba Faustin Ndayisaba n'umusabaza na Gakwandi ariko bashyiramo akantu bagashyiramo ngo nibisambo mbese nk'itoroshi bakagenda bajya ariko nawe iyo hagize akantu kaboneka ko hanze y'ikibuga Mutangazagira bibona kare avuga ati hari abakobwa bapfuye barwanye bapfa abakinnyi ngaho sinjya nkunda kubakurikira bose abakinnyi bapfuye sinabona ubuhamya mbatangira sinjya urakoze cyane rero ubwo ngiye cyatse nagutondekera kuva kuri frequency y'106 kugera kuri 70 na kangahe kuri Radio 10 hasi nkubwira ikiganiro ko kigiye kimeze ko kigiye buri wese azajya yumva kijonjorera ubwo rero ntabwo uzambwira ngo mu ibyo biganiro byose bazakuramo umwefuri wese aba ari uvuga Amavubi ngazakina ntabwo uzambwira ngo abo bantu bita abanyabwenge ngo nibo bazajya kuvuga abafollowers bafite nibangaye nzovu nta muntu utamuzi byari biturutse nkubwira urutonde ku gusesengura football hari abanyamakuru bitwa abanyamakuru ba siporo nzovu arusha gusesengura football iyo bayimubajijeho ubwira statistics z'ikipe afana nka Rayon Sport ukumva ko yarakurikiye ntabwo ari Kigali ahubwo nka Dodosi yakabaye yataka buri nguni buri kantu
kuko nibo bantu numvise bamamaje bakavuga ngo tuzakina muri stade Amahoro ngo dore ngo Rwatubyaye ngaza bahagaze ahangara. Rwatubyaye yahamagara ntabwo yahamagara. Ibyo bintu ahubwo ibyo bintu byakabaye ari icyo ni icyaha. Icyo ni cyo cyo kugaragaza ngo ubundi mwatujyanagaye. Icyo ni icyaha. Ni nko kuvuga ngo mwatujyanagaye. Rwatubyaye buri nguni buri kantu bamamaza amakampani atandukanye. Sinumva bayibeshyemo. Sinumva bibeshye bavuga ngo ikintu bavuga ngo rero ngo buriya ngo MTN ngira amayinite meza ngo ya Airtel babivange. Oya. Kuki bagera ku mavuga akavuga ngo Rwatubyaza bari hano nkaho rwose ari ibintu babatuye hejuru. Nabo bakumva yuko bari kubikora hari nka comedy simbizi. Niyo yaba ari comedy kaje ngomba aya ku ikipe y'igihugu ntabwo ibaze ko batazi ngo umupira uzatangira ryari urangira ryari. Nabyo bazi. Baradondoreka Nyamagabe. No babajyanaga he? Ahubwo ntabwo wagarukira Dodosi. Dodosi yakoti inzu utari we yagenze Yabavuze bombi. Yabavuze bombi. Ni uko ngo yavuze ngo. Je bambwiye ko umuntu wamaye amakuru yambwiye ngo wese wumvise Dodosi ngo yataka Nzovu. We ntabwo ruko ngo kumbi yabijyaniranye. Yabijyaniranye yavuze ngo aba bantu. Oya yagomba kuvuga umwe wenyine. N'umwe wenyine yagomba kuvuga. Buri nguni na buri kantu. Nzovu we bamureke. Bonyine Nzovu we ni umusportif n'umwanaliste ahubwo kabombo. Ibyo avuga arabizi. Ahubwo bakaba bavuga bati uyu muntu witwa buri nguni na buri kantu mubandikire script babivuge neza kuko n'ubundi amafaranga babahaye ashobora kuba yapfuye ubusa. None se amafaranga babahaye kwamamaza umupira. Regane n'icyo usanga nayo babahaye. Abakinnyi bahamagawe. Bimwe bavugaga by'amashyari hari igihe babikorera amashyari akavuga ngo bakabaye bafata nk'abanyamakuru ngo ba siporo mugakora iki kandi abantu babaza ari bake. Oya abanyamakuru ba siporo ntabwo ari ngombwa ntabwo ari kamara kuko bareba umuntu ufite abantu benshi bamukurikira kugira ngo abantu azabakurure baza. Kandi Nzovu utabonye Nzovu wareba Gitaf utabiye Gitaf wareba Yaka muri bari bameze nk'abakomedi wabonye ko muri secteur yose bagiye bakoramo abantu. Muri secteur ya siporo bakuyemo Jangwani na Wasiri. Secteur y'abakomedi bakuramo Nzovu na Baburikano. Secteur y'abandi bantu n'amaradiyo bakura na za SKFM zagiye zitangaza na ba Lorenzo. Radio bagiye bazihereza akantu. Ubundi makuru hari nuko Fabrice yafashe bije akabwira utwa Claude Mudenge akavuga ati manuka genda ubajyanyezamo ibiceri dushaka amafaranga bagure tiki. Kana tutabeshyanye iyi match ni njyana muntu nje nta kintu bampaye reka mbatange bakabaho umusanzu ariko iyi match bavuga bagiye gukina na Beni ni njyana muntu. Ni match igomba kwirukanisha Dera Murushi ntacyo tuza rwose tiyote ni match igomba kwirukanisha Dera Murushi kuko Ikigali amaze kubatsinda imikino ingahe nibo byibuka asi Kigali atsindiye nta numwe wikurwa ujije nta numwe kuko yose yatsinzwe na imikino yose twatsinze ni South Africa yakwinota rimwe ni Benin ni wa mutoza wundi yakwinota rimwe rya Lesotho urumva inota rimwe rya Lesotho ndetse n'ibindi by'ibitego Nigeria dukubise ukumva ko aribwa none agiye gutsinda none ukuvuga ati none reka badusize stade yuzuye n'ubundi bazayuzuza niyo manota tujye kubona i Kigali ya nyayo kandi ari mininga reka mubwize kure ikintu cyatumye South Africa bayikuraho amanota ubu ngubu ikaba yari kuba yari qualifié byararangiye ariko ubu ngubu twese tugeze ku mukino wa nyuma nta biri tsinda iyi tsinda Rwanda rurimo nta uzi niba azajya mu gikombe cyiza u Rwanda rero rwabona rujye mu gikombe cyiza oya ngo hoya ariko nimugashyigikira no uzakina se nese ni wowe uzakina wowe Mangwende ariko tugeze aya have Mangwende n'umwize Imana ishimwe Manuel aya have Mangwende nabonye ku mugoroba mwebwe bura no kuvuga ngo ikipe y'igihugu imeze nka si unavuga nk'umuryango wawe bura nubwo abantu benshi bavuga ngo bashaka guterana umuryango ukora mu rutererana amaraso sibyo ni ukuvuga ngo ni uko ngo baravuga ngo ubyaye ikibazo irakirigata umwana we nubwo yananirana urakomeza ukamubaha ntabwo ndi bwemere gukoresha bavuga ngo ikibazo kubera yuko Amavubi yari ikibazo mu minsi yashize ndabyemeza pe twarakirigataga tukakirigata muri South Africa tukakirigata kuri 3-0 mubwiza ukuri agahinda ni bw'amashami ikipe yitwa Lesotho ku bw'amashami uretse nkubwire Lesotho mu mahoro ituburizamo amahoro uri kumva ku bw'amashami bari bateguye amabisi ariko genda urebe jya mu mibare wiba nka buri nguni ahantu twaburiye amanota kuri Lesotho jya mu mibare urebe ku bw'amashami yatoje Amavubi imyaka 4 amanota menshi yabonye na bandi ari 2 niba atari 5 ninde mutoza watoje u Rwanda sukumva yuko yagakwiye kuba ari ugaruka gatoza nibura ari Brakot Chak niwe Ratomir Djokovic hakaba n'uyu nguyu Torsten Frank njyewe mutoza uza kumunyibutsa neza twigeze kugera kuri ranking ya FIFA turi ku mwanya wa 45 byabayeho na 78 ubu twayigiyeho 78 twayigiyeho
ubu turi mu ijana ngo na 30. Banza ari umuntu uzi, banza yari umudage wanatoje umwaka umwe banza. Ariko ubuhanga ubundi si twamanukara, uri bazatwigiza inyuma ho gato byibuze. Uyu tuzajya mu ijana na 10 gutyo, ijana gutyo. Kuko twabonye amanota me twatsinze mu kipe y'ibigugu, twatsinze Nigeria, dutsinda Nigeria se mwayitsindiye. Guki 2-1 ntabyo uzi se mu gikombe cya Afrika, dushaka tujye igikombe cya Afrika. Gise byo ntibabibara. Barabibara. Ntituri kuyingayingana se? Turi kuyingayingana. Yego. Mora turanganya amanota. Kigali twaranganije ubanza. Ariko amahirwe menshi reka nkubwiza ukuri. Tujye tuvuga yuko turebe muri iri tsinda ngo ninde ufite amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi. Ni u Rwanda. Ni Benin. Ni u Rwanda. Ni Benin. Ni u Rwanda. Ako se reka gushyigikira ibintu naye igihe umusportif man. Twebwe tujye ku kibuga. Ibyo si mobilisation tujye ku kibuga rwose. Turebe ariko nanone ntitwigira injiji ngo twokureba turebe ngo imikino isigaye niyihe kipe ifite ubushobozi, niyihe kipe yategura, kuko ukuri gutegura niko Benin iri gutegura. Mwizamu ntwari Fiacre. Kabiri Kavite Mabaya. Gatatu Emmanuel Manishimwe, kane na gatanu Mutsinzi, gatandatu Bonheur, 8 bamwita Jihad, 9 Nshuti-Innocent, 10 Muhire Keve, 11 bamwita Barafinda, 7 ni Jojeya. Ikipe iradanangiye dukubita Benin 3 kuza tumanuka. Atakade point Nshuti-Innocent sinamuvuze se sawa rero agise nk'umukuye arahara agishyiramo si ubwa mbere batitiza, si ubwa mbere abakura amenyo. Ndabyizeye ko azabakura amenyo Nshuti-Innocent. Yereka nkubwiza ukuri pe. Ahubwo ntuzanengwe. Ni ikipe y'igihugu itsinze nibwo mba numva nishimye mu buzima bwanjye. Iyo itsinze mba numva nishimye. Ariko Amavubi ya kera yikuremo. Nakubwira ngo niba Benin uko Benin yari yajya mu gikombe cy'isi, ntabwo yajya mu gikombe cy'isi. Niba Benin ishaka kwandika amateka yo kwinjira mu gikombe cy'isi, uko tubishaka, sibyo? Uko tubishaka niko Benin bishaka. South Africa na Nigeria nta munsi zitajyayo, sibyo? Ariko Benin n'u Rwanda niyo ma equipe na nizi saha ari kuvuga ngo basi tujye mu gikombe cy'isi. Uko tuvuga ngo twakora buri kimwe ni nako Benin yakora buri kimwe. Tuze kureba ngo Benin sigaje u Rwanda na Lesotho. Lesotho ni igihugu cyaguhereza amanota kuko nta kintu giharanira, sibyo? Hanyuma u Rwanda bivuze ngo u Rwanda ho nta nota rwaguha. Uri kumva? Bivuze ngo Benin ikintu ishobora gukora ni Rwanda no gutsinda u Rwanda. Nusoma adamisire, sibyo? Turi mu rugo. Mu rugo ahubwo yaba twabaga turi nko muri South Africa niho dutsindamo neza. Ariko amugana Amavubi gutsinda hanze yabigize intero. Tujya gufana Amavubi tukatera pressure hari. Ntago niba ahubwo ndasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo iyi match yize umurindi we abakinnyi bawumve neza bitange none bavuga ati ari na hari iki. Ibaze ko tuzasoreza kuyihari Afrika y'Epfo. Yes, muri Afrika y'Epfo. Twayikubisa 2 muri aya marushanwa turimo twabibise ahubwo muza kuba mutarayitsinze. Niko gahinda ifite. Oya nose yatugiriye imwase. Umuntu urombore ngafite. Uwagutsinze South Africa nawe yagiye. Ibi ngibi ndi kuvuga n'ubundi bizagaruka nyuma y'ikiganiro. Reka twikorera analize zitarimo amarangamutima. Nyine bureka oya. Nacyo. Wewe gukoresha ubuhanga nacyo. Reka tuvuga dukoresheje ubuhanga. Iri tsinda ni ikipe izajya mu gikombe cy'isi. Kugeza amaginga ya. Amanota dufite. Abakinnyi bayakoreye bose barahari. Ubu nta marangamutima ahari. Kuko ntabwo turi kuvuga ngo turi kurangiza umuhango Amavubi yacu azatsinda kuko ntacyo harane n'ubundi azakina n'ikipe dukina. Nibura iyo tuzakina na Lesotho Kigali twako tuvuga tuti n'ubundi ntacyo duharanira. Nigeria ari qualifié, inde yari qualifié, Amavubi yacu azatsinda kuko bose ntacyo duharanira. Ariko ngubu tuvugana imibare iragaragaza ko turi kuvuga kubera imibare ntabwo ari kubera igihugu cyanjye. Imibare igaragaza ko ikipe y'u Rwanda yabonye amanota 3 imbumbe kandi nakura hanze. Birashoboka rero ko i Kigali yabona 3 noneho inakomveka apara kasenye nayabuze rega nge namaze kuyabara. Nge namaze kuyabara rwose pe aya 3 sina nayabuze. None se batari 18 none se ari icyo bitwaye. None se 18 nyine tubari imibare tureke kuzana ibyo kwa yega ku mibare birashoka ko twajyayo. Ariko 18 sibyo hari ikintu taruzire. Ntabwo bizarangirira muri ano marushanwa gusa. Hari amakipe yatsinzwe neza, the best losers, azahatana n'andi mu bindi bihugu mu bindi migabane yatsinzwe neza akavamo amakipe ane asanga ndi yamaze kwikarifiya mu gikombe cya. Yatsinzwe neza Uganda amanota ifite urayazi. Uganda ifite amanota angahe? Uganda ifite amanota angahe? Wagiye mu yandi matsinda mbere yo kwivugisha ngo yatsinzwe neza. Hari amakipe afite amanota 18 atazajya mu gikombe cyiza. Hari amanota afitemo 17, 16. Uganda yonyine igize amanota agera ku 18. Oya. None se dusiri imikino yacu yose isigaye 18 ngo tuba dufite.
tuba turi muri handi oya ni munatsinze mwajyayo mutsinze imikino yose isigaye mwajya mu cyiza oya abandi se niba batsinze Benin twaba twayitsinze ikaguma kuri 18 yego South Africa yakinye South Africa izaba yakinnye na Nigeria ese Nigeria yikubise imikino yayo isigaye Nigeria ikubise South Africa igakubitana n'uzana isigaje undi mukino heza ubundi Nigeria isigaje manza ni muri Lesotho igasigaza na Lesotho uri uko Lesotho niyo yamaze kwemera icyaha ariko urumva dore ikintu kirenze rero South Africa izanganya na Nigeria kuki uri kuzinganyisha nuko bose bafite abakinnyi bakomeye kandi nyoto barayifite ntabwo uri kubyumva bose bazavuga ati ntabwo nkura amanota bazanganya mu gihe twebwe bafata nka underdog twikira imikino yacu mwibanga twamaze kwibona amanota 3 ahubwo hari umupasiteri wavuze ngo amavuye mu gikombe cyiza wabona nyamara yandi abapasiteri ngo naya ndongo bibaye dore 80% ngo utondekeye no tsinda ukuntu rimeze Benin ifite 45 n'ibice 5 kujya mu gikombe cyiza ikipe yitwa South Africa ifite 70%. Nigeria ifite 60%. U Rwanda rufite 50%. Rekeraho kuva twashyitse birarangiye gushyika kuko bigishoboka kuba dushyitse ku muntu ariko turashyitse urabirangije byo kuko bigishoboka njye kuyindi ngingo kuko bigishoboka pe kuba dushyitse ukavuga ati senganira hari yego senganira irahari rwose kuko imibare yagaragaza ko twajyayo nitujya mu gikombe cy'isi tuzabishinje nde nawe tuzabishinje ngo guki urashaka ko birukana umutoza hari abakinnyi twakabaye dufite twavuga tuti noneho ubwo baje tugatsindwa nako tutazaba twagize Rage ari muri forume kuva mu nkere y'abahizi kugeza muri champion abantu ntibagafate reka ubwire mupa abantu ntibagafate babana banamuganira agira ngo nabanyamakuru bahembwa ubuse nabanyivugana iki nawe utarebye Rage ukuntu yitwaye Rage yabaye meilleur joueur mu nkere y'abahizi tournament Rage amaze gutsinda ibitego byo 2 muri champion ubwo so umukinnyi urashaka ko bigenda bite wewe jya ukoresha imibare wijya mu marangamutima ngo singoresha amarangamutima ijya mu mibare umukinnyi umaze gucenga yacenze bawomborenga bahamagara mu Mavubi bajya kwitaka ese abantu yacengaga ni bantu nyabake kandi bahamagarwa umuntu yacenze arahamagarwa inde yacenze wawomba bebe ariko azabanza bose warafata ikipe urimo uracenga ikipe itatsinda Singida uri kumva ngo wabaye mukinnyi ngo ukomeye cyane none ikipe itatsinda Singida ko abakinnyi bayo bahamagaye mu ikipe y'igihugu ko babahamagaye kandi itatsinda Singida aba defenseur wiki naba defenseur ndakubwiza ukuri ko usibye kuba wari tubuza amanota ibaze Samuel Gire ubwo nuko ngo mu banyamakuru intambara yaragiye kuba intambara oya hari ikiba cyishe inyuma mu umwaka washize Rage yari sako mutajya murwanira nka Taichi yigeze gutsinda ibitego bingahera nka Taichi muri polisi yigeze kuba ari munyarwanda ufite ibitego biri hejuru y'10 hari igihe sinigeze numva bamurwanira ngo ajye mu kipe y'igihugu kaka ngubwiza ukuri hari sezo abakinnyi bose baba bari ku rwego rwiza ku buryo guhamagara nyine utoranya beza mu beza sibyo hakaba n'igihe noneho abakinnyi bataba bari kuri mu bihe byiza kubona umwiza bikoroha urumva kubona umwiza bikoroha ubu tuvugana rero umwiza twari tubonye byoroshye bamwita Byiringiro Rage yaragarutse arashaka amasezerano mashya muri polisi cyangwa se n'andi makipe yo kwigurisha no hanze ari muri forume rero uwo muntu yadufasha kandi rega niba wibuka ihuye igitego cyatsinzwe niba n'inshuti inosa niba ari cyambere cya kabiri na assist ya Rage so urumva adakomeye arakomeye ariko uzi mu kibuga kirimo Rage kirimo Sahabu umupira ugenda ni ku butaka ntubone mu kirere ni ku butaka Rage na Sahabu umupira bari ku butaka ntawo mwatsinze nka 3 ariko oya ese base byuze ureba rezilita z'umupira wa nyuma batanga none se nkuko cyane none se butare Sahabu agihamagarwa bwa mbere bavuga ati ni shusho w'abanyarwanda umupira arawufata ukagira ngo uguye mu mazi hereza Rage acenga rimwe akubita nuko umupira ukinwa aheza barafinda abantu uguruka cyane none se nkamubaza ubu ngubu ushatse kumbwira ko bari basize Mangwende kubera ko Kagege na bakorode bamurusha ahubwo hari ikibazo kiri mu Mavubi tunabiveho reka tubiveho kuri stade niba bishaka ariko tunihanganishe umubyeyi umuyobozi wa Transparent International Rwanda Marie Immaculée navuga ngo uhanganisha umuryango we uhanganisha umuryango we nyine umuryango nyine uturukamo umubyeyi Marie Immaculée ndetse n'igihugu muri rusange kuko ntago ari bo bonyine ariko by'umwihariko nyine navuga ngo by'umwihariko kuko burya umuntu iyo ariho isoko ye hari ituruka uko byagenda kose uko waba umeze siko bo baba bameze
niyo mpamvu rero twihanganisha umuryango yewe natwe mu by'ukuri twabuze umuntu ukomeye navuga ngo umwibukira kuki je nibuka yuko yagize agahinda gakomeye cyane arinze anatabaruka ataragakira umupolisi ngo w'imuhanga wamubabaje cyane wamututse rwose akamwandagaza amubwira ati se ko uhagaze aha ngaha undi umubyeyi akamubwira ati hano nta cyapa kimbuza kuhagarara undi akamubwira ati none se ko hatemewe undi akamubwira ati kuki hatemewe kandi nta cyapa gihari undi akamubwira ngo uzagende ubwire minifura igihashyire ariko have ntago yemerewe kuhagarara ibaze umupolisi aje abwira umuntu nk'uri ati niba ubona nta cyapa gihari singiye minifura ariko ntago wemerewe kuhagarara minifura niyo ishyiraho ibyapa bingibyo ngo 36%, 70%, 40%, 40%. Yaravuze amagambo akomeye n'umubyeyi aravuga ngo sinzigera mwibagirwa agahinda nteye ntago nzaniza mpfa nkimwibuka umupolisi ari byo bwantu hatemere guhagararwa bahashyira icyapa kimeze guki no parking ariko ni imodoka yari mu modoka no sijya munanga amaguru sarana atahagarara ariko n'amaguru agiye bavuga ati hano hantu yenda agiye guca imodoka agiye guca gari ya moshi agiye guca umuyobozi agiye have yego ariko ku modoka bwo ni icyapa Marie Immaculée rero ikindi cya kabiri nzi ari mu bantu barwanyaga akarengane rwose bigaragara atari kuvuga ngo ni titre y'ubuyobozi urabyibuka avuganira Press Kid avuga ati uyu mwana w'umuhungu nubwo afunzwe nagerageje gukora ubushakashatsi ndatekereza asubiza amaso inyuma mbura ikintu gituma akurikiranwa kubera ko abantu bakobwa bavuga ngo yasambanije izo hoteli ngo binjiyemo bakajya gusambana nabo amashusho yabo agaragaza ko tutayabona agaragaza ko binjiyemo bagiye kubafata ku ngufu bagiye kubahotera cyangwa se yego amajwi yumvikanye muhetongo ari kuganira na Press Kid ubu se gutereta bizacika se bizaba ikibazo umuntu ageze ndicara ari gutereta umwana vuga ati mombe bandikode ubundi tuvugishwe uri mumpa ubaye ari wowe uri mu mwanya wa Press Kid ari wowe ujajinga aba miss bagiye aba miss b'igihugu cy'u Rwanda ubundi mu by'ukuri ugiye gutereta watereta he uri kumwe n'abakobwa beza mu gihugu akenshi mu gihugu ugiye gutereta ni watereta muri aba miss bivunika rwose akenshi umuntu atereta ahantu yirirwa agenda yego niba utuye muri Kigali bizagorana ko gutereta Inyamasheke ubwo se watega ukagira igisizi gushaka ubwo guteretayo nyine utereta aho uri kugenda aho uri gukorera niho ubona umuntu ukumva ni naho wiga imico ye uvuga ati n'umuntu turahorana imico ye ndayizi imyitwarire ndayizi uko yicara uko ahaguruka ukagira uko avugwa ndabizi iyo yarakaye muturisha gutya nuko niba Press Kid yahoraga mu bamisi cyagomba gushaka mu bamisi kandi koko byarangiye binabaye ashaka ni mu bamisi uko niho hana ahora ibyo niko biri n'ubundi buri wese ubundi ngo baranga ya majwi ngo Press Kid ngo avuga ngo muheto ngo mbure mama mbure papa uko niko dutereta nanjye njya nirahira ngavuga ni mbure kanaka kugira ngo nkundo mbabarira ngavuga ndi n'imfubyi mbabarira icyakoze ikintu wenda ashobora kuba icyakora ubutabera gukoresha amaranga mutima hari yo kuvuga ngo ubutabera naramukunze bituma mushyira ku mwanya atagakwiye uwareze niwe uzi icyaha yakorewe yego ubutabera buragenzura busanga Press Kid kiramuhama ariko nkatwe ku ruhande ndi gukotinga byo nyakwigendera yavuze yavuze ati je namaze kunaragenzuye ndacesha urambura ikintu Press Kid yazize kuko n'abari bakobwa sintungane tinikimenye bagiye mu ijuru ntago Imana ikize kujya mu ijuru kwintungane bakwihana byinshi ntibarikandagiramo none se abo bantu n'abana oya urumva karengane ko yari agaciye atanagakundaga hari ibiganiro byinshi yagendaga avuganiramo abantu avuga bati mwabantu gukira ABCD bigatuma ashyirwa ku mwanya w'abantu bataripfana bagaragara nk'abanyamujinya bavuga nihanjagari bavuga bashikamye agafuka nk'umuntu ugira umujinya ariko we yari yavuze ati nta mujinya ngira ku kiganiro yakoranye na Mbabazi Gerard ati nta mujinya ngira nubwo bamfata nk'umunyamujinya ikindi kimenye nta muntu nakubita cyangwa se ngo turwane kuva navuka ahubwo ibyo mvugamba nabibonye nk'umuntu mukuru kandi cyakabiri ufite inshingano zo kubirwanya ubwo rero mu yandi magambo makeya ijuru ribonye intwari ribonye umumarayika wa kangahe Imana iba ari izamutuza heza kubera ko ntabwo nzi umuntu n'umwe wavuze mu Marie Immaculée kumbuga akamwataka oya ntawe hari uzi avuga ati kanaka nawe kuko ni umwe abantu bagaragaraga ko nyine ari igitabo basazanye ubwenge ibaze ko yigeze kuvuga ngo polisi ikora amakosa polisi ngiyo mu muhanda n'abapolisi bakora amakosa ni gute umuntu bamufata yenda tuvuga urugero nta perima afite bakamuca amafaranga bagatwara ikinyabiziga cye bakanamufunga icyaha kimwe giharishwa ibihano bingahe ibihano bitatu bahitemo bamuca amafaranga yigendera cyangwa se bamufunga cyangwa se
batwa ikinyabiziga batari. Ariko nanone ngo aba yakoze impanuka. Wibuke ntago tuvuga n'urugero ntago ashaka gufata umumotari adafite perime, wenda tuvuge bari gufata abantu badafite amaperime ngo bamuhagarika aho ngo basange nta perime afite ahita bamufunga. Ngwiki ikiganiro baragikurikiye ntabwo byaba bibaho ubu ngubu. Bakakureka bajya kwica abantu. None se wica abantu gute? Nuko ngo nawe wamaze kwakira ko kuba nta perime ugiye kwica umuntu. Ntabwo uza amategeko y'umuhanda icyo kinyabiziga sura kigendamo gute kandi nta mategeko y'umuhanda. Uwo ni motari arakubwira ngo ni ibyo bihano nawe urabyemera ko bikwiye. Oya nibyo bakora. Urumva bavuganira bo bamaze kubyakira. Oya nuko bariyakiriye nyine. Polisi yo iteganya ko udafite perime bikwemerera gufungwa. Oya polisi aha ariko reka mwegeze mikoro mugana. Icyumweru ni kirekire gufunga umuntu. Urumva icyumweru ni kirekire gufata umuntu udafite ibyangombwa ugahita umufunga. Ahubwo weho mubwira uti ntago iki kinyabiziga wongera kugikura. Haza umuntu ufite uburenganzira bw'iki kinyabiziga ufite ibyangombwa mu magambo make. Noneho ari ujyana icyo kinyabiziga hanyuma weho taho ujya gushaka perime. Aho kugira ngo bagufunge icyumweru n'ikishe utari mu kazi. Ni ukuvuga ngo bagufunga icyumweru. Ubaye uhahira nk'abana. Urumva abana icyo cyumweru barya iki? Arahuza na Marie Makire aravuga ati batwara ikinyabiziga cyangwa se batwara umuntu cyangwa se bagusha amafaranga mo kimwe. Igihano kimwe ku bihano bitatu. Ikosa rimwe ku gihano kimwe. Bagufashe nta perime ndaro uri gushakisha sibyo? Wari uzi ko batagufata mu kugufata baragufunze baguciye amafaranga. N'ikinyabiziga urumva nyine baguhanye gatatu kandi bakoze ikosa rimwe. Urumva umubyeyi akavuga ngo reka twenya dusuranga. Umubyeyi akavuga ati ntago byari bikwiriye yuko umuntu akora ikosa rimwe bakamuhanisha ibihano bitatu. Basi ntago yanga ko bahanwa. Oya avuga ati n'ubundi nyine baguhanye bakoze ikosa baguhane ariko se bagusha amafaranga uyatange ugende. Cyangwa se batwara ikinyabiziga ugende ushaka amafaranga yo kujya gute yo kukivana. Cyangwa se utuma umuntu ufite ibyangombwa akikuzanira. Cyangwa se mo kimwe niba akoze ikosa rikomeye bagufunge ikinyabiziga gitahe n'amafaranga bayihorere kuko nyine ni ikosa rimwe ujyano kimwe. Urakoze cyane no si ubwo nyakwigendera urumva atari umuhanga. Ni umuhanga. Yego reka tugane ku musozo w'umupfu ariko wahoze ubona inkuru y'umwe mu bapasiteri ngo bari kuvuga bati yaguye mu maguru y'umukobwa. Mu Bugesera se? Mu Bugesera. Ngenda shaka kujya kucukumbura hari umuntu wamamagaye arambwira tumva nkubwira ndashaka ko muza hano tukabaha amakuru yose uko ameze mu Bugesera. Mu Bugesera. Ni ikiganiro cyaciye kwa Pastor Claude. Yavuze ati Pastor Claude arimo aravuga ibintu bimwe na bimwe tutanavuze. Ko nkwibira ibanga rero utaruzi. Nimba hari ahantu basigaye bakunda imibonano mpuzabitsina ni mwaya madini ya kirokore. Kubera ko narabisubye nsanga buryo kibabanamo kwa mugani biteye wa mugani byashoboka yuko abagore babo n'abagabo babo batabona gahunda neza. Kuko niba umuntu yagushatse kubera ngo Imana yamubwiye ngo niwe nzashaka ntago ariwe yararikiye ngakwihitiremo urumva mwibanire ahubwo yenda ni abonye agiye gusazira mu rusengero atabonye umugabo apfuye kwihambiraho apfuye kukwihambaho. None se nagera mu rugo urumva atajya kwirebera ka gasore na ka kandi yashakaga. Icya kabiri kubera ko tuba tubazi ko ari inyangamugayo batabikora babikorera icyo bihisha mw'uwo mutaka kugira ngo kandi tutazabeshyanye irari imibiri dufite yose ni imwe umubiri wo mwadeperi umubiri w'umugaturika umubiri w'umuporoso umubiri w'upasiteri umubiri w'umudiyakoni umubiri wa padiri. Tureka no kuvuga n'aba babyemerewe n'abapadiri imibiri bafite n'imwe n'iy'abandi bose. None se pasiteri cyangwa se na diyakoni cyangwa se n'undi muntu wese ushinzwe ugiye kuri aritari ukeka yuko kariya kana kari imbere kikareka muri korari ataba akareba. Icya kabiri none se umugore we niba hari positeri atamubonera kubera ko avuga ati ni za satani ka kana nikazimuha se bizagenda bite? Nazimwe masizo posteri yishakira zinzini zamuraro yenda amatelefone dutunze abamo byinshi yazibonye ahita yigira muri chambrette agahita avuga ati ngo yaguye muri chambrette hari kanaka uri bunaka muri chambrette ngenda akankorera amaji kabisa ati kuri njye numva ari nk'amaji numva ari mu maji mu rugo rwanjye simbihabona iyo mbikojeje umugabo mbikojeje umugore ntabyemera biragenda gute?
yes reka rero tunasoze reka dushimira abantu twatangiranye kino kiganiro tukagerana ku musozo nshimire wewe wakoze subscribe kuri DPTV Rwanda ruwingenze kandi ruwagaciro nge nitwa Atiyote nandi kumwe na Amupagasi tuzasubira ibiganiro by'ubutaha. Asante sana. Jya gufata amafaranga y'icyuzi.